ni ibintu bitangaje, ndagira ngo wiyumvire iyi nkuru nawe iraza kugusigira isomo rikomeye. Mu by'ukuri nari nzi ko urukundo rusaba kwihangana, gusabana no gukundana by'ukuri, ariko sinari nzi ko rimwe na rimwe rushobora rwose kuba rwagenda rukinjira mu muntu kugera kuri rwa rwego ashobora kurugumana, nubwo yewe rushobora kuba rwamukomeretsa. Nitwa Emery, kandi iyi ni inkuru yanjye n'uwo twakundanaga witwaga Sandrine. Nguhaye ikaze mu nkuru yacu. Mu by'ukuri twahuye bwa mbere muri 2017, duhurira ahantu hasanzwe ku kazi. Yasekaga gake cyane, ariko iyo yasekaga umuntu wese yahitaga yumva rwose yifuje gusubira iruhande rwiwe. Sandrine yari umukobwa ucecetse, ariko mu by'ukuri akita ku bantu. Yanyumvise neza rwose, ndetse abona yuko nshobora kuba nagira icyo mufasha, by'umwihariko ku bijyanye no kuba najya muba hafi, ndetse nkamufasha muri buri kimwe, nta bundi buryarya nshyizemo. Mu by'ukuri twabaye nk'abasangiye umutima, ibintu byose twabikoraga turi kumwe. Wumve ngo twaratemberanaga, tugasangira, tugategura n'ejo hazaza turi kumwe. Yewe yaje no kumbwira rimwe ati, Emery, nari rwose naratakaje icyizere cy'abagabo, ariko wowe ikigaragara cyo rwose nuko hari icyizere gisigaye muri wowe, rwose ndabona yuko hari ikintu cyiza kikurimo. Mu by'ukuri n'iryo jambo ryanyubatse kuruta irindi, by'umwihariko yambwiraga umunsi ku munsi. Numvise ko ntazigera nemera kugambanira uwo muntu. Sandrine yasaga nk'ahaga byitero gikomeye cyane mu mutima wanjye, dore ko nanjye nari mfite kuba nakomeza kugumana nawe bitewe n'iryo jambo yarambwiye. Ariko mu by'ukuri nk'uko ibihe bihinduka, n'abantu burya barahinduka. Ntibyateye kabiri, Sandrine yatangiye kumva ko hari ikitagenda neza. Mu by'ukuri nta mpamvu yihariye, gusa nanjye narahindutse. Nagiye ntangira gutaha nijoro, rwose igikapu cyuzuye ibisobanuro. Ubwo simbitinzemo cyane, byabaga birimo murabyumva, byose byabaga byuzuye mu gikapu. Ariko nanjye nagiraga ubwoba bwo kuba nintaha cyangwa se ninza gukubitana na Sandrine, ashobora kuza kumbaza ibintu byinshi. Mu by'ukuri amaso yanjye yagendaga nk'aho rwose asa n'afite ikibazo, bitewe n'uko narebaga bidakwiriye umuntu, by'umwihariko uri mu rukundo ndetse umeze neza. Mu by'ukuri ntabiciye ku ruhande, inzoga zabaga zandenze. Singireho ngo nkubeshye, byatangiye mbona ari amakosa mato nkayita ubusa, ariko nyuma byarakomeje. Nibyo ngira ngo tugarukeho. Umunsi umwe rero, ubwo nari mu cyumba, nibwo Sandrine yaje kwinjira afite telefone yanjye. Yari yarabonye message, ntabwo mu by'ukuri yigeze anyitegereza neza nk'uko byari bisanzwe, ahubwo yicaye ku buriri, arangije asuka amarira hasi. Mu ijwi rye rituje yarambwiye ati, Emery, nta soni mfite zo kukubabaza, rwose nta nubwo nigeze ntekereza kukubabaza, atari ko nyemerera nkubaza iki kibazo. Ati uwo muntu mwandikirana mu by'ukuri ni muntu ki kuri wowe? Mu by'ukuri ngewe nari niteguye kubeshya, ariko sinabashije kuba nahita mbikora ako kanya. Namubwiye ko rwose byabayeho, ndetse uwo muntu nyine twaryamanye inshuro imwe, kandi mu by'ukuri byari ukuri. Icyo gihe n'inshuro imwe yari yarabayeho. Muri ako kanya Sandrine yaracecetse, dore ko yari umuntu wihangana, ariko mu by'ukuri nabonye ko umutima we wendaga nyine guturika, bitewe n'uburyo yaratunguwe no gusanga naramuciye inyuma, kandi mu by'ukuri twari twarasezeranye buri kimwe ko ntazigera muhemukira. Mu by'ukuri Sandrine yakomezaga kundeba, ariko akagira impuhwe nyinshi. Ntabwo yahise afatira umwanzuro wo kuvuga ngo ndagutaye burundu, ahubwo yagize gutya arambabarira, ambwira ko nubwo byari bimubabaje, ariko azagerageza gukomeza kumba hafi, ndetse rwose akampa imbabazi nk'uko nzikwiriye. Mu by'ukuri yarambwiye ati, ntuzigere ufata imbabazi nguhaye nk'impamvu yo kongera kuca inyuma. Mu by'ukuri yangaragarizaga ko nubwo mbabariye, ariko bitaka impamvu yo kuba nahitamo kongera kumuca inyuma. Mu by'ukuri ibyo ntago nigeze mbikora rimwe gusa. Ni kwa kundi bavuga ngo iyi ngeso yokamye umuntu cyangwa se yamaze kugera mu muntu, burya no kuyireka biragorana. Narongeye rwose muca inyuma, ndavugisha ukuri, ku nshuro ya kabiri ibyo rwose byabaye nko kwikinira, dore ko nashakaga guhunga stress zo ku kazi. Inshuro ya gatatu yo sinari ngishaka no kumva ibinyoma bindi, ahubwo nari naramaze kwigira nkaho Sandrine atakibaho,
mu by'ukuri nari naramuretse, nari naracitse ku nshingano nari mfite zo kumwitaho ndetse no gukomeza kumuba hafi. Mu by'ukuri ku nshuro ya kane yo noneho niyo yatumye ibintu bihinduka burundu, dore ko izo nshuro zose yari yarageje kuzihanganira, nubwo rwose umutima we wabonaga uremerewe cyane. Mu by'ukuri ku nshuro ya kane yaramaze kubona amafoto, amajwi, byose yarabifite. Nta kindi rero cyari gisigaye, ahubwo yarambwiye ati nta soni mfite zo kuvuga ko ngukunda, ariko singiye kukurwanaho nkaho ndi umunyagaciro gake. Mu by'ukuri yashakaga kunyereka ko yanyihanganiye igihe kirekire, ariko akambwira yuko ibintu byose ndimo nkora nta kintu na kimwe kigerageza kunyura umutima wiwe. Mu by'ukuri yananiwe kwihangana aragenda. Namubonye rwose asohoka mu muryango, yagiye nta kintu na gito yambaye icyo kwifubika, nubwo rwose imvura yagwaga ariko ntigeze areba inyuma. Iryo joro rwose niryo ryambereye nk'isomo ry'ubuzima, dore ko ntacyo umubiri ushobora kugukorera ngo usimbure umutima ugukunda. Mu by'ukuri nabayeho amezi 5 ntamubona, ntamwumva. Nyuma nibwo naje kumwandikira ubutumwa 47 bwose, ariko ntigera asubiza na rimwe. Mu by'ukuri byarambabaje, ariko niyemeza kuba najya ahantu yakundaga kunywera agakawa, bityo nicarayo amasaha menshi, ariko nabwo ntiyigera ahagera. Nibwo naje kwegera inshuti ze, by'umwihariko zikambwira yuko atakivuga byinshi, ndetse ko yanahisemo kwicejekera. Umunsi umwe rero yansabye guhura nawe, sinzi niba ari Imana yari byinjiyemo, ariko mu by'ukuri yari ahagaze imbere yanjye mu rusengero rwari rurimo abantu benshi. Arangije arambwira ati Emery, imyaka ibaye myinshi tubana, ariko nabonye ko wambonye nk'uworoshye cyangwa se ufata nk'uciriritse, mu by'ukuri utagira aho agaragara, utagira mu by'ukuri ikintu afite. Ati mu by'ukuri nari narakunze ibintu bitarimo inyungu, ariko nanone sinshaka kuzapfa ntarasohoza isezerano ngufiteho ryo kuguha imbabazi mu mutima wanjye. Ati mu by'ukuri warambabaje, ariko ndakubabariye. Ati ariko mu by'ukuri ntabwo nzongera kuguha umwanya utari uwawe. Ati nagerageje kukwizera nk'umukunzi wanjye, ngerageza kukwizera nk'umuntu uzampora iruhande ndetse akampoza amarira. Ati ariko nyine wakomeje kugenda untenguha, ndetse ukomeza no kugenda umbabaza. Sandrine yakomeje kumbwira ati rwose narababaye, ati nta nubwo nigeze ntekereza ko ushobora rwose kuba wakora ibintu nk'ibi ngibi. Guhera ubwo ngubwo rero natekereje yuko ashobora kumbabarira, nubwo mu by'ukuri nabonaga yuko bigoye, ariko bitewe n'amagambo yari amaze kuvuga, nibwo nabashije kwakira yuko yampa imbabazi. Ntabwo nigeze ntekereza ko rero umuntu yakwiyumanganya, yarangiza akicara ijoro rimwe na rimwe yibaza niba ari buzagaruke mu rugo, ariko mu by'ukuri akababarira ibintu abona ko nawe ari ukuri. Iryo joro rero ntabwo nigeze nsinzira, ahubwo mu by'ukuri nahise mfata icyemezo. Nagiye ahantu mbere twari twarahuriye, ndangije mpagura agatabo keza, ndangije nandikamo amagambo yose y'ukuri. Ntabwo nigeze na rimwe mbabazwa nuko yanyanze, ahubwo nishimiye cyane ko yankunze birenze mu by'ukuri, nubwo nari mfite amakosa menshi, ariko akaba yarabashije kuyihanganira. Mu by'ukuri ubu turabana, tugenda buhoro buhoro. Ntabwo ndi uwo nari we, nta nubwo rwose nshaka kubaho meze nk'uwagwiriwe n'imbabazi, ahubwo mu by'ukuri nshaka kubana na Sandrine, ndetse ubu ngubu ni umugore wanjye. Ariko mbere na mbere ni isomo ry'ubuzima. Mu by'ukuri ibyo nanyuzemo byari biteye ubwoba, ndetse byari bigoranye kubyihanganira, ariko Sandrine we yagize gutya arabyakira, ndanabimushimira, ndetse n'ubu ngubu mpumura mbimubwira, amubwira ko yambereye umuntu w'agaciro. Niyo mpamvu nanjye ntifuza kuba namubabaza. Mu by'ukuri niba warigeze kugambanirwa, amenya ko imbabazi ziba ku muntu ushoboye kwigira, ndetse ubu unazikeneye nyine, kuko burya ni nawe ubasha kuzibyaza umusaruro. Ariko mu by'ukuri niba warigeze kugambanira umuntu wagukundaga, wibuke ko hari agaciro umuntu aba yarakubonyeho, ariko uba utazongera kubona ahandi. Burya urukundo ntirubura ibikomere, ariko kandi hari ibikomere bigira igisobanuro mu by'ukuri iyo bivuye ku rukundo rw'ukuri. Ndagushimiye rero kuba wakomeje kubana nanjye, njye wakugezagaho iyi nkuru yose. Nitwa Benepress. Niba ari ubwa mbere unkurikiye,
udukurikiye byaba byiza ukoze kuri subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo no mu zindi nkuru zacu zitandukanye tuzabane. Ndizera ko iyi nkuru yakuryoheye. Ni buri wa mbere, buri wa gatatu na buri wa gatanu ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Ciao ciao.